abakiranutsi bazakomeza gukomera, mu maso yabo hazakomera, imirimo yabo izakomeza gukorwa, ntabwo izahagarikishwa n'amaboko y'abafilisitiya, ntabwo bizashoboka. Bavandimwe inshuti z'umusaraba, dufatanyije kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, ndabasuhuje. Amazina yanjye ni Nkurunziza Jean Pierre. Twifuza ko tuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ijambo rifite ukuri kuzuye kandi riyobora umuntu rikamugeza ku kigero gishyitse. Yakuremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo uyihimbaze. Uyu mwanya tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi ya 24. Ni Zaburi ya Dawidi, ni igice cya 24. Shuti muvandimwe mukristo wahamagawe, naho waba utari umukristo, ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka, isi n'abayirimo. Rero Uwiteka ntabwo ashobora kuba yararemye isi n'ibiyuzuye n'abayirimo ngo narangiza yemere ibikibi kikomeza guhabwa intebe, kandi ari umugabane we akabona bidatunganye. Kuva kera kose uburakari bwe bwazaga ari uburakari bw'inkazi. Uyu munsi wa none wowe ubwawe ushobora kuba wibaza ngo ni iki cyatumye habaho gufungwa kw'isengero. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka, isi n'abayirimo. Niba utekereza umutima wawe, ntawakumenyera umutima wawe, nanjye ntawamenyera umutima wanjye. Ariko uko uhagaze ubwawe ufite amakuru niba uri umukiranutsi, nawe wari we wateje umuraba ukaba utarihana ngo ugarukire Uwiteka winginge. Numara kwihana umaze gutunganywa, umaze kumva ko uri umuntu wo gusaba Imana ikumva, bitewe n'uko ibyaha byawe wabibabariwe byatwikiriwe. Uyu munsi wa none ntabwo insengero zafunzwe kubera yuko ari ikindi kibazo cyabaye, ahubwo Yesu ubwe yageze mu rusengero asanga baruhinduye iguriro, hanyuma arangije harimo abanyazi, arangije ateragura imigeri ibyo bari bafite. Niba waragomeye Uwiteka urabizi, wiburana ko wanyazwe imirimo, wiburana ko ubwawe ndabizi harimo ababigendeyemo ari abakiranutsi, ariko Uwiteka wakiranutsi, ijambo ry'Imana riravuga ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhoraho iteka. Abakiranutsi azabatunga mu buryo bw'ibitangaza, azaca inzira n'ahandi babeho, azaca inzira kandi Uwiteka, uko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo isi n'ibiyuzuye byose n'iby'Uwiteka. Uwiteka azahamagara igisiga cy'amerwe giturutse iburasirazuba, gifite imigambi y'ukuri, kizatunga abakiranutsi. Kandi ijambo ry'Imana ntabwo rizabura gutambuka, ntirizabura kugera ku ntore z'Imana. Ijambo ry'Imana nirishakirwa inzira, hafungwa inzira zitari mu Imana, ariko inzira ziri mu Imana ntizifungwa. Imana yishakira inzira. Uko ijambo ry'Imana ritubwira tubwiye ngo isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka, none ninde uzatangirira Uwiteka? Azaba yitwaje gukomera kuhe? Uwiteka iyo yavuze aba yavuze, iyo ategetse birakomera. Nshuti bavandimwe, nimba mugira ubuntu mukaba mugifite amahirwe yo gusenga, yo kubona aho musengera, kubona aho muteranira, nimwinginge Uwiteka. Amasezerano Yesu yatanze azasohozwa kuko yakomejwe n'amaraso. Ariko se mwebwe ubwanyu muhagaze nk'abageni ba Kristo? Ese nuvuga Kristo ku munwa? Ese nuvuga Kristo mu mutima atarimo? Ese nukora imirimo ihakana kwera kw'Imana hagati y'amahanga kugose? Ese wowe ubona uri umuntu watuma urusengero rukingurwa? Ese wowe iyo wiyumva ubona ijwi ryawe rya Yesu yaryumva? Ese wowe ubona bimeze bite muri wowe? Iki ni igihe cyo kwihana.
ni igihe cyo kwitekerezaho ukamenya ko isi n'ibiyuzuye ari iby'Uwiteka, n'ibyo wahawe impano iraguka, imaze kwaguka biramenyekana. Ariko se watangiye yagutse? Niba rero waratangiye itaguka ikagenda yaguka, emera n'izindi mpano, cyangwa byose urabyubahiriza, ariko umuhango w'idini. Reka rero uyu munsi wa none uhinduke umukristo. Niba warakuruye umuraba, ukaba uzi ko wakuruye umuraba, kandi uzi neza ko isi n'abayirimo byose ari iby'Uwiteka. Uwiteka ntabwo yari kurebera ngo wiyongeze ibyaha, wongere wiyongeze ibyaha badafite. Abantu bakomeretsa bene se, abantu baribona. Isi izashirana no kwifuza kwayo. Ese ubona yuko ibyo wabonye hari aho ari cyo byakumarira? Imana ihagurutse ibikoraho rimwe, igasa no gukanda ku gikuta, itara rikazima. Uwiteka, kuko ijambo ryavuze ngo isi n'ibiyuzuye ni iby'Uwiteka n'abayirimo. Usome neza iyi Zaburi, iravuga ngo n'abayirimo. Ahangaha ijambo ry'Imana rivuze ngo n'abayirimo, ntabwo ari abakijijwe bakiriye Kristo gusa. Ibyo ukora byose, nshuti muvandimwe, bera abandi umugisha. Niba ugiriwe neza ukabona inyenyeri yawe ibashije kwaka ikabonesha imbere yawe, byanze bikunze n'izindi zaratse zirazima, akanwa kawe niko kabumbura, niko kakira, niko kamira. Hari umushonje, hari uwambaye ubusa wabuze imyambaro. Ibyo byose ntabyuzi. Warangiza ukajya mu rusengero, hanyuma kwerekana ibyo wagezeho n'urwego wagezeho. Ibyo rero ntabwo binezeza Uwiteka. Nsaga nkubwira ko Uwiteka akeneye guhimbazwa, kandi guhimbazwa ni wowe ashaka kumuhimbaza. Witegereza ko abandi bamuhimbaza, kuko Uwiteka yakuremeye imirimo myiza muri Kristo kugira ngo umuhimbaze. Ijambo ry'Imana tubwira ngo iyi si, ngo Uwiteka yayishinze ku nyanja, kuko ari we wayishinze ku nyanja akayishimangira ku mazi menshi. Gukora kw'Imana kwafashe isi kukayishinga ku nyanja, kukayishimangira mu mazi menshi, guhindura ubuzima bwawe, kukugirira neza no kugutabara. Ntabwo ari ikibazo, kuko ibyari bikomeye ni ugushimangira iyi si ku nyanja, yarangiza ikayishimangira mu mazi menshi, isi igakomera, ikaba hejuru y'inyanja kandi igakomera. Nshuti muvandimwe, isi izashira, ishirane no kwifuza kwayo, ariko uwakiranutse akizera umwami, akaba mu buryo bwo kunezeza umwami wamuremye, nawe azagira undi mugabane w'ibyishimo by'iteka, ibyishimo bidashira. Uwiteka arahagurutse. Ntabwo yarebera ubwiza bw'Imana bwari mu rusengero bukurwamo n'abantu biyita abayuda atari abayuda. Bagomera Uwiteka arababara. Amaze kubabara afata umwanzuro. Amaze gufata umwanzuro akora umukwabo. Amaze gukora umukwabo akoresha ingabo zo mwebwe mudakeka. Arangije akora umukwabo. Intama ziratatana, ariko nubwo zatatanye, Yesu arazikomeje. Izo yafashe azifashe mu kiganza, nta n'uwabasha kuzipfunyura mu kiganza. Yesu arazifite. Uyu munsi wa none abakiranutsi, nubwo ibintu byakaze, ariko Uwiteka ari kumwe n'abakiranutsi. Azabarindira hataraho kurindirwa, azabakomereza hataraho gukomerezwa, azabambikira imyambaro hataraho kwambikirwa imyambaro. Abakiranutsi bazakomeza gukomera, mu maso yabo hazakomera, imirimo yabo izakomeza gukorwa, ntabwo izahagarikishwa n'amaboko y'Abafilisitiya. Ntabwo bizashoboka. Byaranduye, amaboko yawe yaranduye. Ntabwo ijambo rirakubwiye ngo uyu muntu hari kondisiyo, uzazamuka umusozi w'Uwiteka agomba kuba afite amaboko atanduye. Genzura niba amaboko yawe atanduye, kandi niba yanduye hariho amahirwe yo kwihanira kureka, kugira ngo amaboko yawe yezwe. Namara kwezwa uzamuka umusozi w'Uwiteka. Uwiteka wakoreye aguhembe. Ubwami bw'Imana birahamagara gukora k'Uwiteka, biratuma uzamuka umusozi w'Uwiteka. Ahagarara ku musozi w'Uwiteka, azabona umugisha w'Uwiteka. Uwiteka azamubera ibyiringiro, azamukomereza hataraho gukomerezwa. Imana imugiriye, Imana ifite umugabane igirira abera, kandi ifite n'ijambo yavuze kuri bo, kandi niryo ribarinda, kandi kubarinda niko kuzabarengera.
intore zimutakira ku manywa na nijoro. Amarembo y'Uwiteka niyeguke niyunamuke, kuko Uwiteka aje kunyura mu marembo, kandi kunyura mu marembo k'Uwiteka kuzaza gukuraho ibintu byari byarigeze. Uwiteka iyo yaje yahageze ibintu byose biribwiriza. Uwiteka iyo yaje ashyira abantu mu mahoro. Uwiteka iyo yaje arengera intore zimutakira ku manywa na nijoro. Uwiteka iyo yaje aje gukora, aza kurema ibitahari bikaboneka. Yesu ni muzima, Yesu afite ubutware n'ubushobozi, kandi Yesu aje kurengera intore zimutakira ku manywa na nijoro. Ariko nakubwiraga ngo warizeye Kristo uyu munsi wa none ukaba ufite amaboko yanduye, menya ko Kristo abereyeho kweza, amaraso ye abereyeho kweza. Hanyuma numara kwakira ko Yesu yaje kweza ubugingo bwawe, urahinduka igikoresho gishimwa nawe. Hanyuma urahinduka umucyo, urabera benshi umugisha, kuko Yesu ari umugisha uri muri wowe. Nshuti muvandimwe, akira Kristo, ugendere mu bumwe bwa Kristo, ugendere mu rukundo rwa Kristo. Hanyuma Kristo narangiza abe umutabazi, atabare abantu be anyuze muri wowe. Hinduka igikoresho, hanyuma Imana y'amahoro, Imana y'agakiza, ibyiringiro bidakoze isoni yongere yigaragaze, yongere yitamurure, yongere irengere intore zayo. Nshuti muvandimwe, isi yabaye mbi, iragusakuza, imaze kugusakuza ikujyana kure y'ubwiza bw'Imana, ariko ijwi rirakubwira ngo garukiraho, kuko umwami aje kunyura mu marembo. Amarembo niyeguke akomere, umwami ategereze ko umwami anyuramo, nyiricyubahiro wambaye gukomera, kandi arahanyuze. Kuhanyura kwe kuraje kugaragaza impinduka. Umwami yanyuze ahantu hasigare haboneka ibisubizo. Nshuti muvandimwe, mu rugendo urimo najya nkubwire ngo byanze bikunze akira Kristo. Numara kwakira Kristo, uyoborwe na Kristo. Numara kuyoborwa na Kristo, gutura mu rukundo rwa Kristo, Yesu arigaragaza.